Mamundarade kwisibarezwe icyo kibazo decide pretorere sotomba kazirande mbabane Mozambique Maputo mbane kugifata ubwo se warumva ibyo bintu bishoboka umusaza agiye mu mvura aranyagiwe aratose kumva nta ngofero ntaki shyira mu bwenge ninjiramo agafu mu bwenge wewe nta gafu nta ahubwo gisubizo nanjye mbishatse uriye ndabaza Hello guys, mumeze gute? Nizere ko bimeze neza, mva natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. This is na Jo TV show, ndi kumwe na Jo suza abakunzi bacu, mva ndi kumwe bafite ibitwenge byinshi ariko tudatinze, umva ubu ngubu rero this is game part 2. Mva rero hano nanone dufite game tugiye gukina, sibyo? Nayo niyo kubazanya ibibazo, ariko ibibazo tugiye kubazanya ni ibibazo nyine biri rusange, ntabwo ari ibibazo ngo by'umuntu ku giti cye ngibiki, ni ibibazo nyine biri rusange. Hanyuma rero turabazanya ibibazo, ndabaza ikibazo kimwe nawe mbaza ikindi, ariko nenda baguhaye gutegura ibibazo, uhora mu bibazo ibibazo rega bituma umuntu yunguka. Guys, Jo araraje abasuhuza. Umva umuntu wica ikibazo rero, umva arafata ikirahure cy'amazi, ibirahure by'amazi ngibi mutagira ngo ni ugufabrika, harimo amazi yuzuye, uyagabanya payangwa, uri kumva ukinywe ukimare, sibyo? Kari gatasi ngaho kukamara n'umunota umwe, ahubwo ngiye ngo ngiye kubyica gusa n'intera amazi we, sibyo? Hello mumeze mute? Iyi munsi rero Nadine amuntu naramfite agiye kunywesha amazi, kandi ngewe rwose no kunywa amazi nana mwumva ahantu avugiye ngo mutaza kugira ngo ibibazo yabyishe ngo ngiye kubyicisha we kunywa amazi. Nibona mbyishe ntimugira ngo nuko ntabyo nzi, ahubwo nuko nshaka kunywa amazi. Ego okay, ninde ugiye kubanza? Wewe wateguye? Okay, nasanze mbizi babashije guys. Jo mbwira ni ukuhe kwezi kugira iminsi 28? Ukwezi kugira iminsi 28? Twese ntitukuzi ukwezi kwa kabiri nabikoze nagaruka tukakabiri. Guys none se ni ukuhe kwezi kutagira iminsi 28? Amezi yose agira iminsi 28. Ntabwo nigeze mvuga ngo ukwezi kugira iminsi 28 gusa, sibyo? Navuze ukwezi kugira iminsi 28, rero amezi yose agira iminsi 28. So ntabwo yuzuye neza kugira ngo ugende neza ahita gutomera kugira ngo byoroshye. Umva kandi ajya gutomera uramaze ikindi kibazo kunyamaze gatomera ubu ngo nacyo nakiyicishe akari pustiki kanjye se nikavaho gatomera vuba. Aho kamera mane ari umugome, asiko yawe basamaze gusajya barimo n'umuti turimo gatomera weka kwenda ndetse ngomwe nire ndamwe gake oya gatomera kugira ngo usa nk'uwaje ikindi kibazo kakica y'amazi ari mu kirahure akagira babura bushura hano ndetse ndamwe mundeba gatomera ndabaza kunsetsa ayiwe ndabiri kunshimisha. Gotomera guys, mugotomera ariko ningerwaho ibibazo. Nizere ko rwose ikibazo cyane n'icyanyuma kinaniye, ibindi mbaza ibibazo byose kuko nanyweye amazi ngewe. Wow, karahure kanyu mugashyira aha mana yanjye. Okay, it's my turn. Ndabizi neza ko icyo kibazo utakizi. Si uri umunyarwanda? Uri umunyarwanda cyangwa uri umunyarwanda? Uri umuturage wo mu Rwanda?
Atangiye kuntera ubwoba iterabwoba se birimo ngaho mbwira imirenge iri mu Rwanda yose. 416. Imirenge kweli 416 bebe. Ariko sha ndagukunda nkubaza ikibazo nyine tworoshye. Sibyo umva ikindi kibazo. Ayiwe. Afrika igizwe n'ibihugu bingahe? Ariko mbajije iki? Afrika igizwe n'ibihugu bingahe? Ibihugu bingahe? Ndetse gato. Bemusukira ama. Oye mubari ndi mu gikore. Igizwe n'ibihugu bingahe? Afrique du Sud, Pretoria, Lesotho, Swaziland, Mbabane, Mozambique, Maputo, 54. Nibyo. Flowers. Mfani 54. Bwonko bwanjye urakoze kunyibuka. Sibyo. Hari indirimbo batwigishaga kera muri primaire batwigisha ukuntu nyine ngo waba ari ibihugu na capital ngo Afrique du Sud, Pretoria, Lesotho, Maseru nyine Afrique du Sud ntuza yayo capital yayo ngo ni Pretoria, Lesotho, Maseru. Swaziland, Mbabane, Mozambique, Maputo, Zimbabwe, Harare, Botswana na Mbaza. Ubwo rero muse nibuka ukuntu wese batubwira thank you kutongera kunywa amazi. Ikibazo ngiye kubaza rero cyanjye kandi ntugikopere, sibyo mbaza yiri ndashaka kubaza ngo ni ikihe kintu sibyo kiguhora imbere sibyo ariko ukaba utagifata? Umuyaga. Sibyera nose umuyaga suhora ukuri imbere ariko ukaba utawufata. Kuseka umuyaga ntiwakuba n'inyuma se ushaka kuba kuri inyuma ushaka kuba uri iruhande naho hose urimo mbese uri mu muyaga ahubwo none se kuko ongera utekereze neza. Umuyaga ushaka kuba urimo hagati ukagenda mu nkubi y'umuyaga urimo cyangwa ukuri inyuma cyangwa ku mpande. Ni ikihe kintu kiguhora imbere yawe apana inyuma apana ku ruhande apana ahandi imbere yawe kandi ukaba utagifata gutya? Amazi. Igicu none se kamaze nkubaze. Oya ariko negire ubugome ndera no kwitema bazi igisubiza ni igiki imbere yawe heza imbere yawe heza ejo hazaza hawe future. Imana ishimwe utagotomera kandi umuntu yazana agakasiro akaji mwese mwajya mubyita mubishaka cyane kutagotomera amazi bari kunywa amazi cyangwa bari kunywa icyayi hano. Mbese kandi ahaha Imana ishigenda kuyikira ariko ubu disi ndagowe n'ubundi guseka rero ndagowe uyamazemo n'ubundi guseka ndagowe buragiye gumaze ibibazo gusa ibisigaye byose no kunywa amazi mbabarira.
kameramani akuntu wazajya unicira isiri ukambwira ati iki ngiki ni gutya cyane nongera kunywa amazi ni ukuri rega haranakonje twagiye okay muri ibi bihugu ngiye kukubaza bikurikira turashize ndapfuye harimo Uburundi harimo Kenya harimo Ubugande harimo na Tanzania ni hehe dusanga Dar es Salaam ibahera muri Tanzania muri Kenya Mwumvire ko ugiye kunywa amazi muri Kenya cyangwa muri Tanzania muri Kenya ariko apana Tanzania abantu babandi bamenya amatwi iba muri Kenya Dar es Salaam ni Kenya Nsari muri Tanzania njyewe nsari muri Kenya oyasha guys abantu namenye amatwi mumbabarire akiba muri Kenya abantu niba atari Tanzania ni Kenya ariko bari muri Kenya kunsukira nasibahe uramaze gusakuza uri kunywa amazi akoze simunyita akagorye mwereza oyasha muri Tanzania Mamundarade kwisiba icyo kibazo kidashobora kumunanira Nasa muri Kenya muri Tanzania umva ndapfuye Dar es Salaam dufashe ibaze ko numvaga iki kibazo kidashaka kumunanira fashe ariko cyane n'imiyaga nawe yesu we mbanye ko tubazo tworoshye nakubajije mu Burundi mu Bugande muri Kenya no muri Tanzania sinayumva ako navuze ngo ni muri Tanzania muri Tanzania muri Tanzania kamera aka kabazo rero aya mazi ngiye kunywa ni ay'ubuntu uzi n'aya mbere n'ayanjye aya mazi ngiye kunywa ni ay'uburezi kabisa ni ay'uburezi reka nyanywa ariko ni uburezi ubu se ko kunywa akabyaramwe amazi uretse nzi ndaje ntekereze neza ibisigaye byose uranywa amazi ayiwe mana we ntabwo mwakumva uburyo numva bunshimishije kuko iki kibazo n'ubundi numvaga byanga bikunda atari bunywa amazi amazi ni ubuzima iki kibazo ntishe mbishaka kubera ko nari ubuce mfite n'inyota nshaka no kunywera amazi ndabizi ko iba muri Tanzania ntishe mbishaka guys nari mfite inyota numva ngo mbaza rero ndabizi ko bugiye kumbagira isiga njyewe ndagukunda Senadi tuzi ko umuntu mukuru aba afite amenyo angahe 30 nangahe 32 sibyo none se umwana aba afite amenyo angahe umwana nyine ufite amenyo yose ufite n'imyaka nk'ingahe umwana warangije kumera amenyo warangije kumera amenyo afite amenyo angahe good question aba afite 20 afite amenyo 20 ikibazo ntabwo cyapfa kunanira ku bantu banzi neza barabizi ko ikibazo kitapfa kunanira sibyo uzi kubara amenyo cyane ako kabazo ntabwo kananira shuri yarakurikira shuri amazi umumusukira amazi aracyana ngo mbere yo kumva ikindi kibazo ngo wandutse ukiri usukira amazi usanze amazi nanywa ariyo ya mbere n'aya nyuma ngiye kukubaza ikibazo ubwonko bwanjye tekereza neza ibibazo byose ugiye kukubaza ujye ubisubiza neza nta yandi mazi nongera kunywa
buri kintu wizeye burya nicyo ubona. Okay, wize history sibyo? Umugabo bita Napoleon ndamwibuka. Yayoboraga iki gihugu? Ndapfuye. Yayoboraga iki gihugu? Napoleon yayoboraga Ubufaransa. Asa umuntu yibuka ko bashaka kwinywera amazi ngewe nashaka kwinywera amazi. Flowers. Nashaka kwinywera amazi. Ikibazo ngiye kubaza rero saa sibyo ni utuntu tw'ubwenge ariko turi aho ngaho umuntu wese uburyo yungukirwa natwe sibyo. Umusaza sibyo sanzu kizi ntago leta birangira game yati iba over. Umusaza yarasohotse sibyo, nta ngofero yambaye, nta mutaka afite, kandi hanze imvura yari iri kugwa. Agenda ajya guhagarara mu mvura. Imvura yarinze ihita, nta mvura imuguye mu musatsi. Ubwo umusaza yari afite iki? Yari ameze ate cyangwa yari yitwikiriye iki? Kuki nyine nta mvura yigeze imugera mu musatsi kandi nta mutaka afite, ari hanze mu mvura kandi imvura yamunyagiye. Imvura yamunyagiye ariko iki gisubiremo neza numve. None tukira kamera cyangwa arakizi vuga gisubiremo. Arakizi kwa rwanda. Oya nagisubiremo. Na cameraman ntacyaza. Cameraman se twariga. Ni ukuvuga ngo umusaza yarasohotse. Ajya hanze mu mvura. Mu mvura noneho nta mutaka yari afite, nta ngofero yari yambaye, nta kintu na kimwe yari yitwikirije sibyo. Imvura nyine yaramunyagiye ariko wumve ngo yarinze ava mu mvura, nta mvura yamuguye mu musatsi we. Yambaye ishashi. Nose sibyo cyangwa ikigo kigaye yitwikiriye. Yari ari munsi y'igiti. Uwo musaza nta kintu kimwe yari afite se? Nta mutaka, nta ngofero. Yari munsi y'igiti. Nose iri munsi y'igiti. Kandi imvura yamunyagiye yari hanze nta kintu kimwe yitwikiriye munsi y'igiti we. Uwo musaza ni shitani. Sibyo rata. Ntabwo iki kibazo gisobanutse ngo kivuga yabanze igisubizo ntabwo nawe ntabwo byakurangije. Fata uri igisubizo umuntu ahise ameze ngo aritwikiriye kandi ataritwikiriye. Nabanza gisubize nta nubwo nayakoraho. Banza ukinsubize mbone kugifata. Ubwo se warumva ibyo bintu bishoboka? Umusaza agiye mu mvura aranyagiwe aratose kumva nta ngofero ntaki. Shyira mu bwenge, shyira mu bwenge, ninjiramo agafu mu bwenge wewe. Nta gafu ntako ahubwo gisubize. Nanjye mbishatse ugenda ndabaza. Gisubize. Uwo musaza yari mu mvura, nta mutaka, nta kintu na kimwe. Uwo musaza yari afite uruhara we. Imvura yaguye mu ruhara yari afite uruhara mu musatsi yari afite. Mumfasha aya mazi babyeyi. Kamera mwabyumvise? Yari ifite uruhara, imvura igenda igwa mu ruhara, nta musatsi yari afite nyine ngo ugwe mu musatsi. Kandi nakubwiye yuko imvura ntigeze igera mu musatsi. Wama ni iki kintu kibazo ndumva mfite inyota. Fasha. Wow, ndishimye cyakoze. Ndishimye. Kirakunaniye. Kunywa kunywa amazi we. Yo kunywa amazi. Nayahaze. Ndakugurira akaji. Tugura akaji? Usuko amazi turi kunywa kugira ngo harimo n'ibindi bintu. Abishye kubaho. Nimbaruka amazi y'igihano. Ese gutumira w'impinza? Gutumira tunywa ndi mazi. Gutumira kukura cyayanywa. Amazi y'igihano arabiha. Okay. Flowers. Usa amazi yangirira akamaro mu mubiri. Amazi ndi kunywa gutya. Okay, ngiye kubaza ikibazo maybe nanjye wanyuma. Sibyo?
nta kindi kibazo ufite okay ngiye ikibazo ngiye kumbaza nicyo cyane ugiye kunsezera umpa amazi ngo ni ukuri kw'Imana nakubeshya imbere y'ikindi cyose nahaza hari umugabo bita Adolf Hitler Adolf Hitler abandana kibazo bazana no kumazi gihugu yari wo mu kihe gihugu Mudage we mu Budage ni Germany akazi kuba n'ikibazo guys nakubajije ibibazo byiza nose ndabizi ibyo yateguye wambajije ibibazo byiza byoroshye ariko ikibazo cyasekeje ikibazo kimwe nabikoze mbishaka kiriya kugira ngo ninywere ku mazi ibyo bintu mwabyeyi nde mu ntasi Dar es Salaam kari muri Tanzania ubona ko yihindutse abantu Mana nase ntamenye nabwo ujya habona mu ndirimbo muri Kenya nabikoze mbishaka ngo ninywere amazi inyota yari inyishe urumva ngo kameramani ngo ufite ikibazo cyo kutubaza Mana ndakwinginze siba ari ibyo baza twese ntitukica turasangira twahaza amazi nawe tukora sinywa amazi tuwenye ikibazo kiragira umuntu uri bucike amazi yego ikibazo cya kameramani nta muntu uri bugikore nose ni ibintu bisanzwe nk'ukuntu nyine umuntu aba yajishwe akavuga ko Dar es Salaam ba mu Buhinde ngombwira u Rwanda bivuze ngo u Rwanda urera ku mwindi Rwanda gusubiza mutabisiga kuri Jojo niwe nubaha u Rwanda aguruka bagwetse amazi u Rwanda uherereye kuri Rondi Tube na Cyoyo ya pe ibyo bintu wapi oya pe u Rwanda rwabonye ubwigenge ryari urera kuri bo oya kwera kuri nizo bibisha u Rwanda rwabonye ubwigenge ryari cyangwa mbayitishemo oya bihitishemo oya icyo kibazo rero mwereka umuntu mukuru mubaza ikibazo cyose muri 60 muri 62 we kandi oya nari kuvuga atasubiza nagira ngo niba umuntu mwereka umuntu mukuru niba umuntu mukuru kugira ngo amazi nagasubira yuko bigenda umuntu mukuru muramubaza mukamuhera nawe kibazo cyanyuma ntabwo uri komeza gushaka kugira ngo ukunde dusize wote mwe birabizi aha ikindi kibazo noneho turera kurinde mwana ku mwana mukuru usuzanya ikibazo kiragira mana yanjye we kuva u Rwanda bwabona ubwigenge umaze kuyoborwa n'abaperezida bangahe kuva u Rwanda rwamara kubona ubwigenge kuva mu 1992 imaze kuyoborwa n'abaperezida Kayibanda Habyarimana na Paul Kagame aba batatu nibyo nibyo uko ni ukuri mwese mwakishe oya tubwire the correct one kuyoborwa n'abaperezida bane ubwo ko washyizweho perezida w'iki oya nta kibazo ubwo ni ukuvuga ngo ukora ibintu bigiye ubwo si wa kane ngo ninde birasanga tugiye kuyasubizayo rero ngo wa kane ninde se ubwo wundi uyoboye mu nzu bacyuho ntusinzi bacyuho ngo ni perezida Bizimungu ubu se tumubarira mu baperezida ntawe nzi nanjye ndasinzi niba Bizimungu ariko nyine ndi bane niko bivuga nuko guys mwakoze cyane game yari iryoshye bakatubaza ibibazo nta mazi dukeneye kongera kunywa cameraman ariko rero tubaje ibibazo byoroshye thank you ntabwo ukeneye kutunywa amazi mushaka ibindi bibazo guys mwakoze gusa amazi nayo cameraman thank you cameraman turagikora uwo muntu w'inzibacyuho rero ntabwo nari muzi